Twongere tubahe ikaze muri studio kabisa, muri kumwe nanjye Wapla nk'ibisanzwe mu karimbo keza ka Katy Perry bise Unconditionally cyangwa se nta mananiza. Atese naba nasatiye cyane cyangwa se ababuze gatoya ngo ngeremo indani. Ati bikubangamira byose ukuba udasa neza ntabwo bizigera bituma mfunga amaso na rimwe. Ati hoya ntabwo nzigera nkugora mu buryo butakugora na guke. Nzagukunda kandi nakugoye. Ati ikindi kandi ntugire ubwoba, reka ibyo byose bigende kandi wisanzuye. Ati kuko nzagukunda kandi gukunda nakugoye. Weho ngwino unsange kandi unsange uko uri hose. Ntabwo ukeneye kuvuga ngo mbabarira, ugomba kumenya neza ko uri uw'agaciro. Nzafata iminsi yawe mibi ndetse n'iminsi yawe myiza yombi nyinyurane mu muraba w'umuyaga mwinshi. Ibyo byose nzabikora kubera ko ndagukunda. Ndagukunda kandi ntakugoye mu buryo butakugora na gato. Ati nzagukunda ntakunanije kandi nta mpamvu yo kugira ubwoba. Reka byombi bigende maze wisanzure, kuko nzagukunda ntakugoye habe namba. Weho fungura umutima wawe hanyuma ureke bitangire. We gusa fungura umutima ureke bitangire. Fungura umutima wawe ureke bitangire. Fungura umutima wawe ubundi kwemera ni urufunguzo rwa nyarwo rwo kuba umuntu abohotse. Ese ndamutse nkwifungure nkabyemera, nawe wabikora nk'uko nabikoze? Ntakugoye rero mu buryo butazakunaniza. Ati nzagukunda ntakunanije na buke kandi nta mpamvu yo gutinya. Reka byombi bigende maze wisanzure, kuko njye nzagukunda ntakunanije. Ntabwo nzakunaniza. Ni Katy Perry mu karimbo yise Unconditionally. Muri kumwe nanjye Wapla, kabashimishe nkatura abakunzi banjye baherereye hose, abari mu gihugu no hanze yacyo. Ati nzagukunda ntakugoye. Ati nzagukunda. Ni Katy Perry. Ati nzagukunda ntagushyiriye amananiza nawe. Ni akarimbo keza ka Katy Perry mwumvaga. Mwari kumwe nanjye Wapla. Ciao ciao.